turakomeza katubanze tuganire gato ndabona muze yadukonda yadukonye nimba keke twari twaguze turayikoresha nanjye simvuke munsi ariko njyewe mwaranyibagiye kandi mvuga uyu munsi nimba turayikorera gringo ntuzagiye he wese ka mani nane muhamagare umutekano we ntabwo wemerewe kuyitanga ubwo igihari nyine nuko ndaza kujya kumureba after practice nkareba ikibazo yagize naje se tukicarana nibaze bigere hano twumvikane mwaduhaye umunota ibiri igenda nande nta kibazo iri nari genda y'ibintu turatashye sinzi ubwo baramerekeza tukajya kuza kureba soliste nyuma nyine ya practice kuko nyine ntabwo bisanzwe nimba twari twavuganye ko agomba kuba ari hano nimba koko muri mwebwe nta muntu wabimubwiye ubwo afite ikibazo cyane cyane ubwo ndabwira abangaba kuko nibo bazi iwabo hanyuma ya keke birarangira tuyiriye rwose nyine ubwo turafite umuntu udahari ubizi neza ko iwabo babyemera ese si surprise bagabana tugezeyo nyine usanzwe udahari usanze boroye imbwa usanze boroye inka imbwa ikindi kintu rero reka duse nk'ababivugaho hari abantu ntabwo njya nkunda gukonta ku kintu cy'imyitwarire ariko disiplinere arahari ni nayo mpamvu yifuje ko mbivuga adahari turarasohotse hari umuntu wagaragaye imyitwarire mibi nyine muri twebwe hagati yacu njye ku giti cyanjye ntabwo nari muziho byinshi Justin nabonaga gutyo tukavugana kuri telefone ariko bibaye ngombwa ko mbivuga nanze kubikora mu bwihisho kugira ngo batazagira ubaza ngo byagenze gute nahise ko tubikorera aha ngaha tugize n'amahirwe ntabwo nari kubikora iyo soliste aba ahari kuko twari kuba twangije ibyishimo byacu ariko for right now munyemereye mbivuge Irene ese gute hari ikibazo ugirana n'umukobwa wari wicaye hariya bita Beri koko se ikibazo gihari rero ikibazo gihari rero niwe disiplinere kandi amusoro urabizi turi inshuti njye ntabwo pe na Beri uzamubaza hari abantu ndamubaza imyitwarire ya Rene bimeze bite
Irene witanga, ariko ikibazo gihari sinzi, nawe wenda araza kwinjira abikubwire. Ariko yadusabye ko tuguha ukwezi uhagarizwa. Ngo sinzi ukuntu akuzi bitandukanye n'uko tukubona. Njye byanangoye kugira ngo mbivuge nyine, ariko ikibazo cyabaye urabizi turi inshuti, ibintu ntabwo ari njye wagakwiye kuba ndi kubikubwira, ariko nyine kuko ari njye muyobozi usigaye hano, Innocent yakabaye yaje niwe wari kubikubwira, none dore aho amasaha ageze. Urabizi twabivuzeho ngo Innocent nazo nibwo turakemura ikibazo gihari. Berry ntiyabikubwira kubera ko ariwe mufitanye ikibazo. Ba Theodete bari gutegura ubukwe ntabwo bahari. And then rero njye sinakwifuje gukora ibi bintu kuko uri mu bantu bitanga amana, ariko kuko nyine ari umwanzuro, ariko ntabwo tuguciye muri group, ntabwo tukubwiye ngo genda, oya, ni ukwezi ko kugira ngo tugenzure, sibyo? Kandi wihangane nturakare, sibyo? Turi kugira ngo tubanze tugenzure bagenzi bawe bari mwahangaha, nabo bazaba bagenda batubwira. Abeli nirinze kubimubwiraho kuko nzi ko nawe ari inshuti yawe, yari guhita akubwira ugasanga uhise ucika intege zo kuza. Ikibazo gihari ni icyo ngicyo nyine, sinzi, ntabwo dushaka kuvuga wenda bino by'uko tuguhagaritse turabivugira muri groupe, ariko ikintu cyo kuvuga ngo icyo wakoze mu rwego rwa sekirite y'umuntu ndaza kukikubwira inbox uri wenyine. Nawe uze gutanga ubwisobanuro muri icyo gihe tugoye cyo guhagarara, turaba tureba koko nimba ari byo, and then nidusanga ari amahoro tukubohora. Ariko nageraga ngo tuguhagarike for right now kugira ngo nyine n'abandi bibabere urugero. Uyu yari mushyashya, hari abantu muri ino minsi biha gukora ibyo bashaka, we noneho byibura n'ibikorwa byose yabyitabiraga. Practice yazaga nyine buri gikorwa cyose tuvuze akacyitabira. Nayibaze niba uri mu bantu basiba practice, wowe noneho nitukugeraho. Ari nabo nagiye mfata umwanzuro nkakura no muri group, ntanababwiye ngo bimeze gute. Ariko uyu nguyu kuko yari mushyashya n'iki, irinze guhitamo uri muvinga, ndavuga ati tubanza tube tumuhagaritse ku kwezi tubiganireho, and then mubwire nuza yinjire disciplinary asobanure make. Muri akari nibwo dusoje umusaruro keke turayirya. Hapo Natali wagiye, Natali ndi abantu baca mama anda tuzasigara turi babiri kabisa, babiri ariko bafite umutima mubishaka. Mbwira nanjye
piyaniste ikindi nubwo na Iva twari tugiye kumufetera anniversaire ariko nawe agomba gusobanura piyaniste ni Injiri. Jiwe warugiye. Atari wari. Jire, ibyo navugaga wowe kuko n'ubundi ari wowe ukuriye abacuranzi nagiraga ngo mubwire ko na soliste nawe sinzi uyu munsi kabisa. Wenda ntibyari kuba grave gutya iyaba atari we twateguriye ntuzi, ariko agize ibyago ku munsi we w'anniversaire. Umva ikibazo gihari icya mbere nyine kuri uyu wari uvuze ngo amategeko, twe ntabwo tugira amategeko akomeye cyangwa akakaye, sibyo? Niba utaraboneka saba uruhushya, icyo si ikintu gikomeye pe, sibyo? Ikindi nyine iri imbuto nk'umukristo w'umuhanzi, ariko hari igihe ukora ikintu kiri grave, hari ikintu ukora ikintu kiri grave, reka discipline yarazi aradusobanurira. Niyo mpamvu ndi kwanga nyine kubivugira aha ngaha gusa,
ariko ikintu gihari ni icyo ngicyo. Reba nka solisite we ikosa rya mbere yise mufatiramo iryo gusiba atasabye uruhushya, nta muntu yabibwiye. Sirivi gukora kuri piano atabyemeye amasaha 82 ahagaze azongera kuririmba kuri 33 kwa 14 Ndabona disiplineri atari kuza ngo atubwire icyo kame mutu yakaririmba imvura ni umukozi. Wakwihanganye kutarumva amakosa yakoze. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yani Blanca. kureba nkabona ntabwo zisazira ahubwo nyine ibananijwe no kubona buri munsi nubwo tuzi gufunga inguni komeye sinzi impamvu ari urugero babonye hano turishimye cyane kabisa komeza ukure kabisa nuko speech yanjye ingana mwihangane nuko nareshaga Njyewe ndakomereza abona rindi Irene nyine first of all ndagusaba imbabazi ku byabaye sibyo ntabwo twari dukomeje twageraga ngo umunsi wacu nyine urusheho kugenda neza kandi umve ngo turagukunda twese nka groupe. Hari n'abatabashije kubona uko bagera hano ariko nyine bantumye, ariko mu rwego rwo kugira ngo dusibanganye ibimenyetso kugira ngo tutica iperereza twavuze ko barahagera kandi batarahagera abo ba soliste ruriya rwari urwego rwo kwica iperereza kugira utamenya ngo Sindi murabizi neza ko iperereza ryapfuye nako ryakunze wenda yari abizi. oya ashobora wenda kubikeka ashobora kubikeka ariko byageze aho bihita bimuva no mu mutwe. Rero nta byinshi navuga, ngenda avuga cyane cyane ku mwanya w'abantu badahari bantumye ngo tukubwire ngo turagukunda kandi turakwishimira
kuba uri mwahangaha n'iby'agaciro. turakwishimira oya abantu umuhungu uvuye ko agukunda icyo kintu kiba kivuye ku mutima ntabwo ari umuryango ni umucama bw'undi mucama ndetse ntabwo wavuga papa wawe ngo uramukunda buriya nisata nako ni impunzi mbanoza reka na Rene rero tumuha umwanya nawe agira icyo abivugaho. mama yangu gemo sinzi ntabwo meze neza muri kubyumva babivugiremo ejo ikirere kiriwe cyambanye kibiri ntabwo meze neza ibintu ngiye kuvuga bose bari kubyumva mbere na mbere mbanje gushima Imana itumye n'ubundi inzira zayo zirenga igihumbi ntabwo nsubiye inyuma nkareba urugendo rwanjye kuva aho navuye kugeza aha ngaha ni ibintu birebire ariko nyine nta kintu kibaho Imana itagifitemo umugambi. Rero ndishimye kubw'uyu munsi. Nshaka kubanza wenda kuvuga amazina yanjye numvisha abantu benshi batayazi. Njyewe nitwa amazina atatu ariko mfite n'izina ry'abakobwa sinzi niba hari umuntu turi bugurane. Amazina yanjye nitwa Rene Patrick Ishimwe. Rero ndahangaha kuva ku mpamvu za perezida niwe muntu twari tuziranye mbere y'uko nzanga. Rero najyaga mbona abapostinga muri kuririmba nkabona ni byiza nubwo nabizi ariko ndabikunda musaba ko naba ndaha rero niyo mpamvu ndi hano. Ibijyanye rero n'uyu munsi n'ibintu mwambwiye n'ibintu perezida yambwiye mbere y'uko uyu munsi ugera nta hantu bihuriye na anniversaire yanjye n'itariki y'amavuko yanjye nta n'ahantu bihuriye n'ibitekerezo nari mfite gusa sinzi aho ukuntu bavuga ngo bivuye ku ndiba y'umutima birantunguye kubera ko ndibuka twavuye turi mu kazi abwira ko hari umuntu ufite anniversaire yarambwiye ngo ese nta kintu wadufasha ko ari umuntu ufite anniversaire. Ndamubwira nta mafaranga mfite ariko ayo nari mfite nahise nyamuhereza uwo mwanya kugira ngo naze kuyakoresha. Mubaza ibibazo byinshi ndabese ni umukobwa ni umuhungu dutegure gift imeze gute. Ambwira ko ari umuntu w'umucuranzi nyine ari umutipe. Rero nyine njye naje nzi ko tuje muri practice after practice dufite party y'umucuranzi umwe muri twebwe mu bacuranzi ariko ntabwo nari nzi ngo ninde ahubwo nabanje kugira ngo pianiste naje ninjiye mubonye ari kuri gitari ndabona ubura utazi ibintu bigiye kukuba. Ndashaka mvuka. Nicara kuri ya ntebe ndasenga ndaje ndabasuhuza mugezeho bita nibuka yuko ntekereza ko yaba ari we. Rero ndishimye kubw'uyu munsi, ndishimye kubwa ahava, ndishimye kubwa barumuna banjye cyangwa bakuru banjye cyangwa tungana na bashiki banjye. Muri abana beza mwarakoze cyane gutegura iyi gahunda. Mwambwiye ngo murankunda nanjye ndabakunda. Imana ibahereze umugisha. Sinzi ukuntu nabivuga kubera ko reba nagize anniversaire ku itariki 27 z'ukwa karindwi. Mu bwonko bwanjye ntabwo hari harimo ko ari njyewe ibintu bishobora kubaho. Rero iminsi ishize kuva kuri 22 uyu munsi tukaba turi ku itariki 10 z'ukwa munani ntabwo nigeze mbitekerezaho. Gusa nyine sinzi uburyo nabivuga. Ndabashimiye muri abantu b'agaciro munyeretse urukundo kubera ko nshobora kuba maze iyi practice ishobora kuba ari nk'iya kane muzi. Urumva maze igihe gitoya gishoboka kubera urumva harimo n'abantu benshi tutaziranye
gusa ikindi navuga ko akimara kumbwira kuri biriya by'imyitwarire mibi ntekereza n'ikintu cyose naba narakoze mbere y'uko sinzi ukuntu ibitekerezo byanjye ahantu bihise bijya aratangiye ati ibintu hari umuntu wagaragaweho n'imyitwarire mibi ko nta kabari ndagiyemo okay nyine birantungura none yambwiye sinzi nako gusa ntabwo nabona ukuntu mbivuga ariko nyuma y'ibi ubonye ko bazanye keke nkareba umuntu twagiye kuyihereza nkamubura ngasanga ni jyewe gusa mu magambo matoya murakoze cyane ndabakunda nanjye ndahari ku bwa buri muntu wese uzagira anniversaire ndahari ku bwa buri gikorwa cyose kizakorwa muri ahava kugira ngo dutere imbere ndi hano n'umutima wanjye wose kandi muri abana beza ndabakunda cyane Imana ibamugishe okay kubw'iki dufite gitoya nyine reka abashaka gufata ifoto nyine dukata keke nako nta nubwo ari abashaka yes tugiye kuza tunyuraho dufata agafoto n'iki dukata keke ndetse mugire bataragera wino urayimenye ntabwo wabinywa uri ayibusha reka na kamera nyashaze genda mfata kuri bama ndabona itari manu urayimenye biri seriye igo gari urayimenye manu baragutera tayari wa
byarangiye ntabi gahunda